Abatanga serivisi mbi ntabwo ari bo bafite ikibazo gusa, n'abazihabwa bamufite ikibazo. We wemera guhabwa ibitari byo ukabyishyurira, niwigira ikigoryi uzaba ikigoryi. Ibi muvuga nta muntu n'umwe ushobora kunsobanurira impamvu bitwara iki gihe cyose bitava mu nzira. Excellence ntacyo twabona dusobanura kuko twaratinze, ntacyo umuntu yavuga gishobora gusobanura gutinda twakoze kuko ntago ari byo. Ariko kuki ibintu ko bishoboka, kuki bitanozwa byose? Mugomba kumva uburemere bw'inshingano zanyu nk'abanyagihugu, nta bantu baba bato. Erega ndababwira nuko mutumva. Abatanga serivisi mbi ntabwo ari bo bafite ikibazo gusa, n'abazihabwa bamufite ikibazo. We wemera guhabwa ibitari byo ukabyishyurira, ndetse ejo ugasubirayo, ugomba kuba uri umurwayi kabisa. Ahubwo ibyo iba ari byo mwageraga kwa muganga. Aha mu Rwanda, abanyarwanda ntabwo mucumbitse, ni iwanyu. Ahandi uzajya ntuvuge ngo ntawamenya ni ko nabonye basigaye babahambiriza bakabatugarurira hano. Hari uwavuye aha yirukana, u Rwanda ni rubi, abantu ntawe usinzira, ntawe ugira ati ugomba kuba uri umurwayi kabisa. Ahubwo ibyo iba ari byo mwageraga kwa muganga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, inama y'igihugu y'umushyikirano iteranye mu bihe bidasanzwe kandi ifite umwihariko, kuko iteranye mu mwaka twizihiza imyaka 30 tumaze mudukuye mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho mwebwe n'izindi ntwari ari zatabarutse ndetse n'izikiriho mutatinye gufata iya mbere ngo muhare n'ubuzima bwanyu ngo mutubohore. Mwatwigishije gushira amanga, kugira ubutwari no kureba kure. Uyu munsi turi igihugu kigize, gishikamye kandi gitengamaye. Ndagira ngo mumfashe dushimire Perezida wacu n'izo ntwari kubw'imiyoborere izana impinduka kandi imiyoborere y'ubudasa. Mwarakoze Perezida wacu n'izindi ntwari. Mwaramutse neza mwese, muraho. Ndizera ko mwatangiye umwaka neza, kandi intego ari ukugira ngo tuzawusoze neza igihe tuzadutangira ubundi, bityo bigende bikurikirana. Abayobozi muri hano mwese b'inzego zitandukanye, harimo inzego nkuru z'igihugu cyacu, abanyarwanda bose dukurikira, inshuti z'u Rwanda, nizeye ko mwese mumeze neza, ariko kandi yagira ngo mbabwire ko nishimiye kuza kubana namwe kandi mbashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Uyu mwaka igihugu cyacu gifite byinshi kigamije gukora, ndetse niba mwibuka, uyu ni umwaka, imyaka yihuta bibi, ibaye 30 tuvuye mu icuraburindi, abacu bishwe, twabuze batagira ingano. Nubwo bamwe bijijisha ntibazi abapfuye, ntibazi icyabishe, ntibazi
ariko abo ni bakeya. Icyo mbivugiye ni uko dukwiriye kujya nabyo tubyibuka ko ari icyo kiri mu bibazo dukwiye kuba duhangana nacyo. Biri mu bibazo dukwiye kuba duhangana nabyo. Ubwo rero mu mikorere yacu dukwiye kuba bishyira imbere, kuko dukora tutibuka ibyo ngibyo ushobora kugira n'ibibazo by'uko wabisubiramo. Imyaka 30 irimo ibintu bibiri. Irimo ibyo byago, ariko irimo n'igihugu guhinduka kikaba igihugu kindi dukwiye, kitari kijyanye n'ayo mateka nayo twibuka. Mugomba kumva uburemere bw'inshingano zanyu nk'abanyagihugu, nk'abantu bakwiriye kuba abantu bazima, biyubaka, bakubaka imiryango yabo, bakubaka n'igihugu. Kugira ngo rero ibyo ubisohoze neza, icya mbere nta mpamvu n'imwe ikwiye kuba iriho to be apologetic about who you are. You must not be apologetic. You must stand out, you must come out. You must fight for what you want to be and what you want to have. Don't wait for anybody to come and give it to you as a gift, because there will be nobody who will do that. They will not show up at all, even when you badly need that. Ku Banyarwanda who has not learned this lesson, ninde utarize isomo muri ibi ngibi, ko urwanira uharanira kuba uwo ushaka kuba cyangwa uwo uri we. Nta wundi ukwiye kuba abiguha, ntawe uhari. Nibyo mwirirwa biriya bindi bibashuka ni nk'ikinya. Iyo baguteye kwa muganga, iyo baguteye ikinya ngo utababara, iyo gishize bigenda bite? Ugaruka aho wavuye, aho wari uri. Ibi bindi byose mujya mubona, mwumva mubamo, mwirirwa muri aho babarata, namwe mukavuga muri ibitangaza, cyangwa mukiga imico yabo, bakababwira ngo ntabwo mufite values. Tugomba kubigisha values. Values? What are values? Are they things that belong to some parts of the world and the others are just supposed to be spoon-fed and given values to swallow or be forced down their throats? Do you really believe that? Abantu mwicaye hano, abayobozi mwicaye hano, cyangwa rwa rubyiruko navugaga, do you believe that?
That there is that God-given right to some people to be the ones to have values and others don't have, and then these ones will perpetually teach you values? Do you believe that? So, that is one of the things that in your responsibilities, young people, generation, new generation, others to come, must understand and deal with unapologetically. Unapologetically. If you don't want to go back to where we have come from in our history, you must even really be angry about this. When it comes to this, well, let me not take too long on this, because after all, what I'm really saying, I can only speak to you and give you this message. There's nothing else I can do. I can't, because I'm not able to create people to be who one wishes them to be. Just like those people have no power, like gods, to tell people and force people to have these values they want them to have, even when they have failed to stand up for that themselves. Ikindi nshaka kubabwira, twebwe nk'u Rwanda ntabwo twashobora kubaho nk'ukuntu bamwe babaho, cyangwa ibyo duhora turwana nabyo. Dufite ibibazo by'umwihariko. Turi agahugu gato, ubukungu bwacu ntitubufite uko twabwifuza, ni buto, ariko nta bantu baba bato. Keretse iyo ubyigize, keretse iyo ubishaka ko ari kuba. Iyo ubishatse ni kuba, iyo ubigize ni kuba. Wigize umuntu uzajya uhora asabiriza, uzajya usabiriza. Niwigira ikigoryi, uzaba ikigoryi rwose. Ariko jye ibyo mvuga n'abo mbwira, nari nzi ko u Rwanda dufite icyo dushaka kuba cyo, kandi gishoboka, nk'uko no mu myaka 30 ishize byagaragaye ko abantu bashobora kuva ikuzimu, nk'uko twavuye ikuzimu tukongera tukaba abantu. Muri uyu mushyikirano rero, mu byo tuganira, ubwo turaza kubona umwanya tuzaba tubwizanya ukuri ku bintu bimwe, even biri by'umwihariko, biri specific. Bagomba gukorana, ngo n'inzego zigomba kuzanya, ni system yose igomba
ntabwo igihugu cyatera imbere abantu badakorana batuzuzanya, ariko noneho no kugira inshingano yo gukora neza, yo kuzuza ibyo ukora ukabikora neza ukabinoza. Ntabwo niba uri umuntu ufite resitora cyangwa ufite hoteli cyangwa ufite ahandi abantu babonera services, ntabwo hahoraho ibintu biraba bigira bityo bibi. Ibyariho imyaka 15 ishize ntabyumva, abantu bari bagishakisha bubaka, ariko ubu ngubu mu mwaka ubaye wa 30, ariko abatanga serivisi mbi ntabwo aribo bafite ikibazo gusa, n'abazihabwa bamufite ikibazo, n'abahabwa services mbi mukazishyurira mukagenda rwose, ukajya mu restaurant ukakugaburira ukagira food poisoning, ugataha ukajya mu hospital bakakwadimitinga rwose bagushyira ku drip, bwacya ugasubirayo. Ntabwo ari wa wundi wabiguhaye gusa ufite ikibazo, nawe uragifite. We wemera guhabwa ibitari byo ukabyishyurira, ndetse ejo ugasubirayo, ugomba kuba uri umurwayi kabisa. Ahubwo ibyo iba ari byo mwageraga kwa muganga, hagomba kuba hari ikibazo. Ariko kuki ibintu uko bishoboka, kuki bitanozwa byose? Hari utanga serivisi, kuki atatanga serivisi neza? Ikiba kibuze ni iki? Umutima gusa. Muri wowe ntabwo wahindura, ntabwo wahindura uko umeze, birakunanira. Kubera iki? Ari wowe ugenda gusa bakaguha ibyo baguhaye ukagenda, nawe ufite ikibazo, wowe kuki utabaza umuntu utari ku ibi ni iki? Dukorera iki ibintu bimeze bityo? Ndetse ukabivanamo urubanza. Kuki ibyo tuvuga bidushaka kuba icyo kitarimo cyangwa kitagaragara ko gikorwa? Ukubera iki? Kuki mwabyemera mukabana nabyo, mukicarana nabyo ntihagire igihinduka? Ukubera iki? Mwakora mutyo mute n'abayobozi bicaha namwe bakabikora mureba, cyangwa mureba ubwo nabibitiriye ko mureba, wenda ntimureba, wenda ntimubona. Ibyo narimbi batwerereye, narinzi ko abantu bose bakwiriye kuba babona ubundi. Kangerageze mpinire ku bindi bikeya nshaka kuvuga, ibijyanye n'umutekano. Naratangira kujya bijyanye n'umutekano birambuye, kambanze mbabwire ikintu kimwe. Uru Rwanda rwacu, naho tuvuye, naho dushaka kujya, mbere na mbere bikwiye kuba bishingiye mu Banyarwanda, mu Rwanda, mu mitima yacu. Kugira ngo bigereho, ntabwo ukora ibintu aha mu Rwanda, Abanyarwanda ntabwo mucumbitse, ni iwanyu. Gukora ibintu udakoze ibirenge hasi uvuga uti ejo ntawamenya
nuko erega ndababwira nuko mutumva. Ntawamenya se ahandi uzamenya ni he? Ahandi uzajya ntuvuge ngo ntawamenya ni he? Ko nabonye basigaye babahambiriza bakabatugarurira hano. Basigaye bahambiriza abantu bakabasubiza aho bavuye. Ubu namwe rero mwirwe mugera mutya, narabibabwira ngo isi ukuntu iteye igenda ihinduka. Hari uwavuye aho yiruka, u Rwanda ni rubi, abantu ntawe usinzira, ntawe ugira ati aragenda barahunga bajya hanze hariya, ndetse mu bihugu bikize baramugaburira bamuha, kuko nta n'akazi yakoraga. Ubu ngubu aho nabibabwiye muri 17, 2017 nabibabwiye, muzakurikirana ibintu nababwiye muri uwo mwaka. Ndababwira bose birirwa bazabahambiriza babagarure. Hari abo twebwe tunagarura, ariko ibyo ntabwo ndi bubitindeho. Ariko barabarambiwe, bafite ibibazo byabo nabo bimaze kubarenga. Usibye ko n'ubundi iyo uriye baguha ubusa, ugasakuza ukirirwa uvuga aho wavuye. Ibyo ukwezi kwashira ukajya gufata iposha, ukajya gufata ibyo bakugaburira, kubera ko wavuze u Rwanda nabi gusa. Naranababajije, mumbwire uwavuye aha avuga ibyo yavugaga ibyo byose, kandi kenshi binagaragara ko atari ukuri, ko byose bigaragara. Ariko wabigiriyemo amahirwe ni mumbwire umwe gusa, wangu ninde umwe, sinsabye benshi. Muri 500 bagiye bavuza induru babeshya, muri bo umwe wagize amahirwe kaba ngo nibura we yavanyemo iki, ninde? Muzamumbwira. N'ubu ntimuramumbwira, mumushakisha. Ariko ubu noneho bisigaye bifite mu karere ababishyigikiye. Hano muzi ko dufite hafi 100,000 y'abanyekongo nk'impunzi. Hano 100,000. Muri izi ntambara z'ejo bundi hamaze kwambuka nk'ibihumbi 16, bisanga 80 n'ibindi bisanzwe hano. Barabizi, abantu bose barabizi, bazi n'ukuri, kubera ko muri ibyo 100,000 hari ubwo bijya bitya rimwe mu mwaka umwe. Ibihugu biteye imbere bimwe bifite values z'igitangaza bakaza bagakuramo nk'imiryango 5 mu 100,000 bakayitwara. Ubwo bakemuye ikibazo. Imiryango cyangwa abantu 5 bakabatwara bakajya kuba aho baba iwabo. Mu 100,000 uvanyemo 5 cyangwa imiryango 5, ubwo wakemuye ikibazo. Niko ikibazo gikwiye kuba gikemuka. Mu karere rero urabizi hate speech, zirwaho zigamije iki? Hate speech, what place should these people who propagate hate speech, what in this world, what role are they playing, really? I told our friends, these powerful friends of ours,
I've even said it publicly. When it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to the help, I don't need permission from anybody. To do what we have to do to protect ourselves. I will say it in broad daylight. I have said it to those who matter in this problem. And that's what is going to happen. You go home, sleep, don't do anything. There will be nothing crossing these borders of this small country of ours. If anybody attempts, so ntimugatinye ibitumbaraye. Sometimes birimo ubusa. Haba harimo umwuka. Umwuka, a balloon. A balloon, you need a needle. Just ibyari birimo ukayoberwa aho bigiye. Ntimugatinye ibitumbaraye. That's why I was telling the young people, happily who seem to be like in those years when we were still young. I've seen our young people they are really ready to fight for and defend this country. But we don't provoke any situation. We don't, in fact, we've even refused to be provoked. We are provoked and we ignore it for as long as it hasn't crossed a certain line. But the rest, these are just words, people talking and here and there, blaming us for everything and making us carry our own burden, but also other people's burden. No, we carry our own burden. We know our burden we have to carry, but making me carry somebody else's burden is going to be a problem. So the country is safe, is secure, and will always be.